mu minsi yashize twari turi kuvuga ku kintu cya anti-aging, mvuga uburyo ki nakwiye iminkanyari. Reka noneho uyu munsi tuvuge kuri anti-aging. Ubundi anti-aging ibintu byo kuvuga ngo ntabwo wasaza ntabwo bibaho, ahubwo ikibaho ni premature aging. Murakaza neza kuri Channel, urubuga tuganiraho kwitaho no kwisobanukirwa. Hano kandi tugufasha gusa neza, product zacu ni iza mbere mu kugufasha kugarura confidence yawe. Aging irimo amoko abiri, ari internal na external. Ni ukuvuga ngo muri internal ni ukuvuga ngo igengwa ni natural process, nta kintu wayikoraho, ntago iri preventable, ntago wayirwanya ngo bikunde. External niyo turaza kureba, ariyo twebwe dukora kugira ngo tugabanye premature aging, tugabanye gusaza imburagihe. Naho gusaza ko nta hantu wabihungira, ahubwo icyo ukora ni ugukuraho za factor ushobora kurwanya ubwawe. Muri internal factors ushobora kugira wrinkles zatewe n'uko collagen yabaye nkeya. Collagen na elastin biba byagabanutse bikaba bikeya. Ikindi kintu ushobora kugira ni bruising, ukazana utuntu tw'udutsi ku mubiri turimo n'amaraso. Ibyo biba byatewe n'uko udutsi twawe tujyana amaraso tuba turi weak. Hano hari skin dryness, uruhu rugakanyarara rukuma cyane. Ibyo biba byatewe n'uko sebaceous glands, imisemburo ikora amavuta, iba yagabanyije gukora yangano y'amavuta wari usanzwe ugira ukiri muto. Ikindi kintu gishobora gutuma uba dry cyane ni TEWIL, transepidermal water loss. Ibi twabivuzeho kuri blog, ushobora kugenda ukabisearching ukareba impamvu uruhu rwacu rushobora gutakaza amazi ubwaro, mbese nta ruhare wabigizemo. Twabonye skin dryness ishobora guterwa n'uko habayeho kugabanuka kwa sebaceous gland cyangwa habayeho ya factors ya TEWIL. External factors, twabonye external factors noneho ishobora guterwa lifestyle yawe, imirire, bikaba aribyo bituma uruhu rwawe rusaza imburagihe. Gusa izi external factors ushobora kuzirwanya. Wowe ushobora gutwaza gakeya ya aging ya skin yawe. Mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwacu rusaza vuba, gusa izituma uruhu rwacu rusaza vuba harimo photo aging, gukunda kuba ku zuba cyane, ugasanga wenda nk'igice kimwe ukunda kwiexposa ku zuba, ugasanga kirashaje kurenza ukuntu ahandi ku mubiri hatajya kunda kugira izuba ho hameze neza. Kugira ngo ugabanye iki kibazo cya photo aging, ugomba kuba ufite sunscreen nziza, ukanakora na reapplication. Ikindi facial expression, kurakara, gukambya agahanga, guseka cyane, nabyo biri mu bintu bishobora gutuma uzana wrinkles, kandi izo wrinkles zikazagera igihe zikaba permanent. Ikindi kintu gishobora gutuma uruhu rwawe rusaza vuba harimo kunywa inzoga n'itabi ryinshi. Yego, hari abantu ibyo kumva ngo wine ni anti-aging, oya ntabwo ari anti-aging. Ibyo bintu ukura muri wine niba ari n'amapera n'iki, ushobora kubirya byonyine kandi uruhu rukaba neza. Ikindi gishobora gutera uruhu gusaza vuba ni free radical. Izi ushobora kuzirwanya ukoresha antioxidant, bishobora kugufasha kurwanya izi za free radical. Noneho ikindi kintu gishobora gutera uruhu rwacu gusaza vuba ni blue light, uru rumuri twiexposaho, amatelefone, amakompiyuta, ama-TV. Uru rumuri narwo ruri mu bintu bishobora gutuma uruhu rwacu rusaza imburagihe. Ikindi ni imirire ishobora gutuma uruhu rwacu, cyane cyane wenda nk'isukari. Ku kijyanye na aging, isukari ituma habaho ikintu bita collagen glycation.
ariyo ho handi collagen igenda ikagabanuka kubera gukonsuminga isukari nyinshi. So muri nutrition ibiryo ukwiye kwibandaho ni ibiryo birimo glycine, proline, vitamin C, copper, zinc, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo ukwiye kwibandaho. Glycine, so uburyo wavuramo premature aging, turebe product zirindwi ukeneye kugira ngo wirinde cya kintu cya aging kiri external, kuko internal yo twabonye ko bidashoboka ko wayirwanya, ni natural process, ni Imana iba yarabigennye. So reka turebe noneho ku buryo buri external ikintu ushobora kubikoraho. Icya mbere ukeneye product ukeneye ni collagen supplement. Yego, supplement nazo zifite amategeko, kuko nk'ubu collagen supplement iyo ufashe ku kigero cyo hejuru ushobora kugira ikibazo cyo kuzana amakeroide, inkovu zikajya zibyimba cyane. So nazo ni kuzitondera. Ikindi, collagen yo mu mavuta ntabwo ibaho, ntabwo ikora, ibyo byo nkunze kubivuga pe. Ikindi wakora ni filler. Uragenda kwa muganga, abo bakora facial bakongera mu ruhu rwawe hyaluronic acid, bakagukorera ku buryo ki uruhu rwawe rwongera rukagira densité ihagije. Za hyaluronic acid dusanzwe dufite mu ruhu iba yaragabanutse, noneho bakongeramo indi hyaluronic acid, ubundi uruhu rwawe rukongera rukaba rubyibushye. Ikindi wakora ni gukoresha retinoid, vitamine A, nicyo kintu kindi cyagufasha, kuko yo yongera collagen kandi akanihutisha ikorwa rya cells nshya. Blue light, rumuri dukura ku matelefone, amakompiyuta, amateleviziyo n'ibiki. Hari amakreme aba ari blue light barrier, BLB. Izo kreme zagufasha, cyangwa ugakoresha antioxidant, ko twarabonye ko arinda ya free radicals kandi akanakurinda amavumbi biki n'ibiki. So detox night cream zagufasha. Ikindi ukeneye ni exfoliation, gukora exfoliation, kuko hari ukuntu ushobora gukoresha product nziza ariko kuko ugifite dead skin cells ku ruhu utajya ukuraho, byose bikagupfira ubusa, ugasanga uruhu rwawe ntabwo rujya rusa neza na rimwe. Kugira ngo amaso yawe nyine akureho ngo nyine tuba turi hano. Ikindi ukeneye ni eye cream, akisiga neza no ku muzenguruko w'amaso. Akenshi ntabwo akunda gukenera. Ikindi cyane mugomba kwirinda ni za factors twavuze, kwirinda izuba, kwirinda iki, tuzabivugaho ubutaha. Tuvuge kuri sunscreen, ukuntu ugomba kwikoresha, ibintu n'ibyo ngibyo. So naho ubutaha.